nitwa Maria Josephine nkora muri Action Aid mpamaze imyaka 11. Iyo ugiye kuvuga ihohoterwa mu kazi mu by'ukuri ni ikibazo cy'ingorabahizi, kuko ihohoterwa rikorwa mu nzego zose, ariko cyane cyane abakozi bo mu ngo nibo rwose ikibazo gikomeye cyane, kiri ku ntera iri hejuru cyane dukurikije ubushakashatsi twakoze. Ihohoterwa ni mu buryo butandukanye. Hari abasabwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina kugira ngo batange ruswa ku yerekeye igitsina kugira ngo bahabwe akazi, abandi kuri promotions kugira ngo bazamurwe mu ntera, bikaba ngombwa ko babasaba ko baryamana cyangwa bakorana iyindi mibonano uko bayishaka. N'abandi iyo banahawe n'akazi kugira ngo bakore neza cyangwa ntibagire ikindi kibazo, bigatuma bakorerwa ihohoterwa. Rero dukurikije ibiganiro twagiranye n'abayobozi ba inspectors b'umurimo cyangwa abagenzuzi b'umurimo, mu by'ukuri nabo batugaragarije ko ikibazo cy'ihohoterwa mu kazi gihari kandi bahura n'ibyo bibazo. Bivuze ko nk'uko tubivuga, ihohoterwa mu kazi ntabwo ari akazi. Umukozi ntakwiriye gutakaza amahirwe ngo nuko yanze ko ahohoterwa, ariko abo ni n'abakeya, kuko abenshi basanga bisanze muri position itoroshye bakabyemera, atari uko babishaka ariko ari uko bashaka akazi. Bakanga kuvuga oya kuko bumva ingaruka yo kutemera ko bashobora gutakaza akazi. Abakozi rero no mu bukangurambaga dukora, kimwe n'abakoresha, kimwe n'abagenzuzi b'imirimo n'izindi nzego zose, bakwiriye kumenya ko hari amategeko arengera umukozi, ariko bitavuze ko batakora ibyo bagomba gukora, ariko igihe umukoresha cyangwa n'uwo bakorana yarengereye agashaka kumukoresha ari imibonano cyangwa gushaka ruswa iyo ari yo yose, bakwiriye kumenya ko hari amategeko abarengera. Ntabwo burya ihohoterwa ari iry'igitsina gusa. Kwimwa ibyo umukozi agenewe cyangwa se n'umukoresha imirimo yashinze umukozi igihe atayikoze, nabwo abatakoze ibyo agomba gukora. Ariko noneho reka twibande ku mukozi, kuko umukozi ni ukorerwa ihohoterwa, kuko abari muri wa mwanya w'intege nkeya, ategereje ko umukoresha nyine ni umuha akazi, ni umuha amafaranga, umuhemba, ni asa naho ari umubeshejeho, kandi burya ni magirirane. Umukozi ahari abakora n'umukoresha akagira inyungu mu byakozwe, rero bose hari aho bahurira. Umukozi rero igihe agomba guhembwa umushahara bemeranyijwe, agomba kuwihembwa. Igihe banawukase wenda bitari ngombwa, batabyemeranijwe, kuko umushahara w'umukozi ni ntavogerwa.
igihe ukoresha yawuvogereye akaba yawukata kubera impamvu zitandukanye, ubwo nabwo umukozi aba akorewe ihohoterwa. N'ikindi, umukozi w'umugore igihe yatwite bakamwirukana ku kazi ngo nuko yatwite, iryo ni ihohoterwa. Uburenganzira bwe aba yabuvukijwe kuko aba yarahawe akazi bizwi ko ari umugore. Kumwirukana rero ibyo ngibyo rwose ni ihohoterwa kandi tugomba twese kurirwanya. Ikindi, hari n'abakozi bahabwa akazi, noneho ntabwo ari n'abagore gusa cyangwa n'abakobwa gusa, n'abagabo akaba yahabwa akazi ntahabwe n'ikiruhuko agenewe n'amategeko nka annual leave. Umugore we rero nk'ikiruhuko cya maternity cyo kubyara ntagihabwe. Ibyo ngibyo byose ni ihohoterwa. Dukurikije ibiganiro n'amahugurwa twagiranye, ari n'abakoresha, ari n'abakozi, ari n'abagenzuzi b'umurimo amategeko ntabwo azwi. Icyo mu by'ukuri twavuga ko ari kimwe mu bibazo bishobora kuba bitera ihohoterwa ryinshi, cyane cyane ku mukozi kutamenya ese yarengerwa ate. Ariko n'abakoresha bakavuga ngo dukora uko tubishoboye. Oya, itegeko rirahari, bagomba kuri ubu bukangurambaga dukora, abakoresha bakenewe gushyiraho amabwiriza asobanutse kandi abakozi bakayamenya, yerekeye umurimo ukorwa ute, ukorwa nande, ukorwa ryari, n'amasaha y'akazi kuko hari abakozi bagakora amasaha y'ikirenga ntibanayihemberwe, kandi ukurikije amasaha y'umurimo ni amasaha 8, arenzeho umukozi agomba kuyishyurwa cyangwa kuyahemberwa cyangwa se kuyishyurwa mu buryo bw'ikiruhuko. Ariko hari abakozi benshi bakora akava mu gitondo akazageza no kuwa gatandatu no ku cyumweru atanaruhutse, itegeko ry'umurimo riba baba baryishe, ntabwo riba ryubahirijwe. Dukurikije ubushakashatsi twakoze n'ubundi busanzwe, mu by'ukuri abakozi bakora mu ngo nibo bahohoterwa ku kigero cyo hejuru cyane. Impamvu ni iki? Niba abakozi bakora batagira na kontra, batagira amasezerano, ni abakozi baba mu rugo, bakora imirimo mu rugo, bagakoreshwa igihe cyose bahari, kandi ntibanagire n'ikiruhuko kuko imikorere yabo ni basa n'abari mu rugo. Hari n'abahubwo abakozi bo mu rugo, abakoresha babo babaka n'indangamuntu n'ibibaranga ngo babifatire, ngo nibabiba nibagira icyo bakora, ariko ikiranga umuntu ni icye bwite, nta wundi ugifite uburenganzira. Noneho no kubishyura bajya no guhembwa, yaba yanakoze n'agakosa kariko kose bagatangira no kumukata amafaranga mu by'ukuri ntabwo yakwishyura ibyo byose kuko baba bakwiriye no gushyira mu gaciro ese umukozi ibyiza akora nibiye, bakajya bashyira no ku munzani. Ibyiza bakora si byo byinshi, babaye badakora neza ahubwo bafata ingamba zo kuvuga bati unaniwe akazi, tuguhaye iki gihe uhindureho cyangwa se turakwirukana.
ariko bakagira umwanya wo kuganira. Ariko abakozi bo mu rugo rwose bo ibyabo bimeze nabi. Hakorwa iki? Nuko hakenewe kwigishwa cyangwa gukangurira abantu kumenya amategeko, cyane cyane itegeko ry'umurimo. Twebwe tunakurije n'ibi biganiro turimo dukora ni umusanzu wacu, kuko twebwe dukora ubukangurambaga. Ubu ni ubukangurambaga, dukora na za research n'ubushakashatsi, tukabusangiza, tukabugaragaza ibyavuyemo, kugira ngo ibyavuyemo inzitizi zishobora kuba zigihari zibonerwe umuti. Dutanga n'amahugurwa, tumaze igihe dutanga amahugurwa ku nzego zitandukanye, ku bakozi, ku bakoresha, ku bagenzuzi b'umurimo, kugira ngo bamenye ko ihohoterwa mu kazi, ihohoterwa rikorwa mu kazi ntabwo ari akazi, kandi rikenera inzego zose cyangwa buri muntu wese kumenya ko ihohoterwa atari akazi, kandi ridakwiriye kuba ryihanganirwa n'uwo ari we wese. Kandi n'abarikora bagomba kumenya ko baba bishe amategeko ahari abahana. Ubwo bukangurambaga rero twebwe nka Action Aid turabukora, ariko ntabwo twabukora twenyine. Dukwiriye kuba turabukorana, ndashishikariza inzego zose guhaguruka zigaharanira ko uburenganzira bwa muntu, cyane cyane noneho uburenganzira bw'umukozi, bukwiriye kuba bubungwabungwa. Ariko n'umukozi nyir'ubwite agomba kubigiramo uruhare. Iyo yacecetse, ubwo aba yateye inkunga ba bandi bamuhohotera kugira ngo bakomeze. Umukozi rero namenye uburenganzira bwe, abuharanire, ariko akora nawe inshingano ze. Ntazareke gukora ibyo agomba gukora, noneho ngo ahe urwaho umukoresha we kugira ngo amuhohotere kandi wenda byamuturutseho. Muri 2019 GMO yakoze ubushakashatsi bwerekeye ihohoterwa muri rusange, ariko bareba no mu bakozi, ihohoterwa mu bakozi. Byagaragaye ko iyo ubonye abakozi, mu bakozi bose, abakozi b'abagore bagize umubare muremure, kandi hafi 10% bajya mu kazi cyangwa bakarimo baragiriwe ihohoterwa. Bivuze iki rero? Bivuze ko ihohoterwa rihari. N'abagenzuzi b'umurimo twagiranye amahugurwa mu cyumweru gishize, nabo baragaragaje bati ihohoterwa rirahari, kuko natwe duhura nabyo n'ibyo bibazo by'ihohoterwa. Bivuze iki? Bivuze ko nubwo imibare iri hejuru, ariko ntidukwiriye kuba tunagendera no ku mibare. Dukwiriye kuba tuvuga tuti ese ikibazo kirahari? Niba gihari nigikemurwe rero. Kirakemurwa gite? Kirakemurwa n'inzego zose, kuko buri bantu bafite uruhare bakora. Uwakorewe ihohoterwa nagaragaze ko ihohoterwa ryakozwe. Abarikoze nabo nibamenye ko bazajyanwa mu mategeko, bagahanwa n'iryo tegeko. Uwakorewe ihohoterwa namenye ko agomba kuba afite ibimenyetso, kugira ngo n'abazamufasha mu gushaka ikibazo uko gikemuka bazabe bafite aho bashingiye.
abakoresha rero abakoresha babe bafite amabwiriza n'amategeko y'ibigo byabo agamije gukumira ihohoterwa iryo ari ryo ryose, cyane cyane noneho irishingiye ku gitsina na ruswa mu kazi kabo.